Vestine na Dorcas baba barangije guhanga indirimbo zabo, baba berekeje urugendo rwabo ku musozo. Ese baba barangije kuririmba by'iteka ko batazongera guhura kuko hajemo ikibazo cy'uko umwe yashatse? Baba batandukanye se? Reka tubirebere hamwe rero mugenzi wanjye. Ndagushimiye ko warakoze subscribe, niba utarayikora yikore ufungure inzogera, twagiye. Iri tsinda rero rya Vestine na Dorcas ni itsinda rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni itsinda ryatwaye ibihembo bitandukanye mu buryo baririmbaga indirimbo zabo neza kandi zigakundwa n'ingeri zose, haba urubyiruko ndetse n'amadini amwe n'amwe arazikunda cyane. Bituma aba bana rero, aba bakobwa ba Vestine na Dorcas bakura batera imbere mu buryo bwo kuririmba mu majwi yabo meza. Aba bakobwa rero bari bafite manager wabo yitwaga manager Murindahabi Irene, we yabamanagingaga agakurikirana ibikorwa byabo bya buri munsi, bigatuma baguma kuzamuka, babona ababakurikira cyangwa se ababakunda benshi binyuze muri uyu muntu bafashaga. Kandi abangaba rero nabo bakorerwaga indirimbo mu buryo bw'amashusho n'umuhanzi bita Chrisizi, niwe bafashaga gukora amashusho. Muri iki gihe rero abantu benshi barimo baribaza ati ese korali yacu dukunda cyangwa se itsinda ryacu dukunda ryaba rirangije urugendo? Ntabwo rizongera kuturirimbira indirimbo twakunze nk'indirimbo zirimo Nahawe Ijambo, indirimbo zirimo Ihema ndetse n'izindi? Abantu rero benshi barabyibaza. Dore igisubizo rero. Abangaba bakobwa, umwe yakoze yakoze ubukwe ari we Vestine. Vestine yakoze ubukwe n'umugabo wo muri Burkina Faso, bakora ubukwe noneho barasaba, kandi Vestine amahirwe menshi nuko azajya kuba hariya muri Burkina Faso. Dorcas nawe akaba ashaka kuba yaguma hano mu Rwanda keretse nawe ashatse. Rero abantu benshi bari kwibaza ati ese iri tsinda ntabwo rizongera kuturirimbira indirimbo? Igisubizo rero dore ngiki. Iyi korali izajya igomba kuturirimbira binyuze mu buryo twari dusanzwe tubona bakora amashusho barimba mu buryo bw'ingenzi, kuko turabakunda cyane, ntago babidukora kwa badusiga, kandi baramutse bavuze ko urugendo rwabo rurangije babidutangariza. Ubwo rero ndagira nkubwire rero nshuti yanjye, nimba bari guhwihwisa ibihuha bakubwira ati korali yacu ntago izongera kuririmba, birarangiye, umugabo agiye kubyivangamo, wapi, nkubwije ukuri yuko iriya couple Idrissa ndetse na Vestine ari couple nziza ishobora kumvikanaho uburyo tuzajya tubona ziriya ndirimbo. Ndetse abahwihwisa ibihuha bamaganire kumubwira yuko jewe Joxine Rami nabaha amakuru y'ingenzi kandi yizewe avuga yuko indirimbo tuzajya tuzibona. Urugero kandi rw'ingenzi rufatika nuko baduhaye indirimbo vuba mbere yuko, nyuma yuko bashakanye, yitwa Emmanuel. Ikaba ari indirimbo yakunzwe cyane ndetse no mu gihugu cya Kenya. Murabizi abanyakenya bakunda Ikinyarwanda, muzabereye muri comment birimo. Iyo ndirimbo yitwa Emmanuel yarakunzwe cyane, irakundwa cyane, ariko uko mu minsi itageze no muri 5 yari imaze kugira abantu bayumva cyangwa se bayirebye miliyoni yose. Rero iyi korali nako iri tsinda ni itsinda ryiza cyane ryatwaye ibihembo, ni itsinda rikomeye, ni itsinda ryadusurukije mu bihe bitandukanye. Turarishimiye, ahubwo ndakwingiza ngo umbabarire ukore subscribe ndetse unakore like, ndetse nurangiza unayisharinge, byibura n'abandi bajya bamenya inkuru nziza zirihe, bari kumva ibihuha. Muvandimwe, ufatanya natwe ndetse ufatanye n'Imana kurwanya abahwihwisa ibihuha, kugira ngo tujye tuvuga amakuru y'ingenzi, kandi ya makuru yagira icyo yungura umufana w'umuhanzi runaka. Rero ndabashimiye kuba mubikoze. Imana ibahe umugisha.